One Nation Radio tukaba twagize hano ku nteko aho twaganiriye n'aba Diaspora baje kuganira n'abasenateri. Tukaba turi kumwe na Honorable wabwira abadukurikiranye mu by'ukuri uri ibwira abadukurikiranye. Nitwa Bamporiki Edouard, nkaba ndi umuyobozi w'itorero ry'igihugu, niko kazi nkora. Murakoze. Honorable nkuko mubibona turi kumwe na Honorable ushinzwe itorero ry'igihugu. Honorable twagira ngo tukubaze One National Radio nubwa mbere uyumvise, nubwa mbere uyibonye? Narayumvise. Abanyarwanda baba mu mahanga bafite igitekerezo cyo gushyiraho radio yabo, mbyumva nk'umushinga. Natunguwe no kubona yarageze mu bikorwa, iri mu birindiro ikora akazi kayo. Ubwo nyine birananejeje kuko numvaga ari umushinga ushobora kuzagorana cyangwa kuzatinda. Ni umugisha ukomeye kuba turi kuganira nayo iriho ikora. Mu byo twaganiriye hari hakomejwe kugarukaho ibintu bijyanye na communication cyane, ndetse banavuga cyane ku bintu by'itorero. Nkawe nk'umuyobozi w'itorero mu gihugu, ni iki ugiye gufatanya na One Nation Radio kugira ngo ibashe kugera mumwe mu mihigo yayo yo gutanga amakuru yizewe, atari yizewe ku gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bari hanze bakabasha kumenya amakuru yizewe ku gihugu cyabo, bakaba informed? Urakoze cyane. Ubundi itorero dutoza abantu bari hamwe, twahurije hamwe, ariko nanone kuko abanyarwanda miliyoni 10 n'imisago utabagiraho bahuriza mu buryo buhoraho, tukifashisha amaradiyo n'amateleviziyo kugira ngo ubutumwa dufite dushaka guha abanyarwanda aho bari hose bubagereho. Igihe izadusabira kugira umusanzu dutanga kugira ngo dufashe abanyarwanda tuzabikora, ariko natwe dushaka kuzayikenera kugira ngo dutambukirize ubutumwa, kuko nitwe dufite inyungu nyinshi mu kuba ibyo dukora byamenyekana byagera ku banyarwanda aho bari hirya no hino. Ubwo rero imiryango irafunguye, tukaba tunejejwe nuko muri Diaspora mu bihugu byose byo hirya no hino bashaka gukurikira radio ishyizweho n'abanyarwanda kandi ikorera mu mahanga. Ubundi twari tumenyereye radio ubona zimeze zifite umurongo udasobanutse, kuko twabona radio ifite umurongo ikora iby'igihugu gishaka kandi wishingiye kwa igihugu kigeze. Nibyo kwishimirwa cyane. Nyakubahwa Honorable, hari abantu bari hanze baba Diaspora batazi uburyo gukorwa kw'itorero, uburyo bigendamo kugira ngo umuntu abe yabasha kuza mu itorero hano mu gihugu. Se watubwira muri make abantu badukurikiranye process bicamo kugira ngo umuntu abe yabasha kwitabira itorero? Ngira ngo nkuko twabiganiriye, tugiye gukorana n'ubuyobozi bwa Diaspora kugira ngo globally, kugira ngo dushyireho gahunda z'itorero muri Diaspora. Ubwo nkaba ntekereza ko ibirebana n'itorero rizajya ribera mu mahanga cyangwa abantu baganira mu mahanga, abantu bazabimenyeshwa twifashishije n'iyi radio. Ariko noneho kubera mu Rwanda bundi hari amatorero abiri amaze kumenyerwa. Rimwe n'itorero ry'indangamirwa rijyamo abana bagiye muri kaminuza barangije amashuri yisumbuye cyangwa biga muri kaminuza, riba mu kwa gatandatu. Irindi n'itorero ry'urunana rw'urungano rizamo urubyiruko ruturutse hirya no hino, yaba rwo mu gihugu n'urwo hanze y'igihugu. Ibyo byo birazwi, tuzatumenyesha abantu hakiri kare kugira ngo bagaragaza ubushake bwo kujya muri iryo torero. Ariko noneho ubwo ikishimiye cyane no kw'inama abantu benshi bagaragaje ko no gutoreza mu mahanga byashoboka. So natwe rero nk'itorero tukaba twishimiye kuzatanga umusanzu wacu, dutoza cyane cyane abayobozi b'abandi muri ziriya tiwoti, gutraining aba trainers. Ariko noneho tukaba tuzana basanga abanyarwanda barari benshi, tugatanga umusanzu dutegerejweho nk'abafite itorero mu nshingano. Urakoze cyane. Nagira ngo ikindi kibazo kimwe, ni nk'iki kintu cyangwa se ubuhe bushobozi ubona muri Diaspora nyarwanda? Ubundi ruriya n'u Rwanda rwakure, kuba aho umunyarwanda ari twe dutekereza ko hari u Rwanda. Kandi hari ibihugu byadutanze gutera imbere, yaba mu buryo bwa technology, muri economy, muri sciences. So kuba dufite abanyarwanda bari ahantu hose, nuvuga ngo dufite amaboko. Ni ukwifuriza abanyarwanda rero aho bari kugomeza gutera imbere, abafite imyumvire batera imbere, n'abataragira imyumvire myiza ariko batera imbere bakire, aho imyumvire izazira bazabe bafite ubukire bwo kugomeza kwiteza imbere no guteza igihugu cyabo imbere. Ariko mu byo dukora byose tujye twibuka ko nta shema umuntu yagira atubatse igihugu cye. Ushobora kuba umunyamerika ku izina, ukaba umunyaburayi ku izina, ariko mu by'ukuri igihugu gihora ari kimwe, igihugu cyakubyaye gihora ari kimwe. Ibyo twakora byose rero duhahe, turonke, ariko tuzirikana ko iwacu ari hamwe, tuhubake. Ishema tuzagira tutakiriho nuko twarubatse igihugu cyacu, abakurambere bacu bavunitse bubaka, natwe tukaba twatanga umusanzu kugira aho tukigeza, aho twaba duhahira hose. Nyakubahwa Honorable, murakoze kuduha umwanya wanyu. Thank you.